Yohana turasoma mu bice byaho 19 dusome n'umurongo wa 38. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana bice byaho 19 umurongo wa 38. Paje 116. Twahageze kadusome ijambo rivuga ngo hanyuma y'ibyo haza Yosefu wo muri Arimataya, nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa kuko yatinyaga Abayuda. Uwo ajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza kuraho intumbi ya Yesu. Imana itugirire neza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanone ku batanzi bambonye bwa mbere, nitwa Ruhamanya Jean Claude. Imana yashimye ko tuganira ijambo ry'Imana uyu munsi. Imana ishimwe. Ijambo rero rindi ku mutima nifuje ko tuganira ni ijambo rivuga ngo ukunda Yesu tumaramaje. Amen. Amen. Ukunda Yesu tumaramaje. Iri jambo ryanyigishije cyane bikomeye, naritekerejeho numva nkwiriye kuribaganiriza kuri uyu munsi. Yesu twebwe ntabwo dushidikanya ko adukunda. Twebwe Yesu aradukunda. Ikimenyetso gikomeye ni uko yapfuye mu cyimbo cyacu. Amen. Amen. Ni uko yemeye kumena amaraso twebwe twimereye neza. Uyu mugabo aradukunda. Ubundi biragoye umuntu yaguha ibintu byinshi ariko amaraso ni icyitondera. Kugira ngo umuntu yemere kwitanga aho wari kugwa hawe ni ibintu bigoye, ariko Yesu ashimwe we na se bemeje icyemezo cyo kugira ngo aho twagombaga kugwa hagwe Kristo. Amen. Amen. Natwe turashaka kumukunda noneho tumaramaje. Iri jambo ubundi Yesu atoranye intumwa, yatoranije abagabo 12 abakura ahantu hatandukanye. Mwagiye muhasoma abakoraga ku mipaka, abari abarobyi, arabazana arabiyegereza. Aba bagabo bagenda bakunda Yesu ariko bamukundiye ibyo akoze ako kanya. Ni ukuvuga ngo bemezwaga n'ibyo akoze ako kanya, bamukurikira ariko bafitemo akantu. Aba bagabo Yesu aragerageza kugira ngo ashake ikintu gituma bamukunda. Aba bagabo bakomeza kwinangira. Bamukundaga umunsi umwe igihe yabaga yatubuye imitsima. Aba bagabo bajyanye na Yesu igihe kinini, intumwa 12 Yesu yisanisha nazo ngo ziragerageza zimubwira ko zinamukunda, zimubeshya. Cyo dukundira Yesu burya reba aho tutareba, tutaravuga ngo wabaze icyo tugiye kuvuga, areba mu mitima m'imbere. Abantu burya tekereza umuntu Imana ishimwe ifashe gusobanura ijambo turyumve. Abantu babaye indyarya baryarya na Yesu,
arababwira hatandukaniye nabo, arababwira ngo nubwo twavutse mu nda twese z'abagore ariko iwacu hatandukanye n'iwanyu. Arababwira ngo nubwo dusangira uwo ndi watandukanye n'uwo muri we. Arababwira ati njyewe iwacu ni mu ijuru ariko mwewe iwanyu ni hano za Galilaya na hehe. Aragerageza no kubabwira ko ari Imana. Bamwe batari ko Imana ati ntacyo reka dukurikire. Hari n'abashakaga gusubira inyuma ariko bakabibuzwa nuko hagati y'aho bavuye n'aho bari harimo umupaka. Uwa mbere ni Petero, ngo yamusanze aroba yarahiriwe ameze neza. Yesu ngo aramwegera amubwira ati bite Simoni? Ati ni sawa. Ati nitwa Kristo, ni Yesu. Ati none urashaka iki? Ati ndashaka kugira ngo uze nkugire umugaragu. Aramubwira ati si wajya umpemba ngahe? Aramubwira ati ibihembo byanjye bitandukanye n'ibyo utekereza. Kubera iki? Ngo yari yarateye imbere mu burobyi bw'amafi, yari boss. Abahanga bavuga ko ngo yagiraga na etaje zigera kuri 2 z'icyo gihe. Yari umukire. Muntu umwe ngo niwo wari umukire. Yesu ati rero nubwo ukize ni njye boss. Aramubwira ati se wajya umpemba ngahe? Yesu ati niba ushaka ko dusigana mbaye kamije akagezi wari uri kuvomeraho. Mwamafi muranyumva? Bati turakumva. Nimujya mubona Petero ndabategetse niba muri mu byo nareba mujye muhunga. Muranyumva? Bati tukikumva turamanutse ariko abandi ntibajya baza, mujye mwitaba mujye mu ndobani zabo. Usibye nde Yesu arikomereza ati ntubitekereza wunguriki. Arobye abura na kane. Arabati nyamara y'umugabo uwamukurikira. Abaza Yesu ati none nkoriki? Yesu ati ntabwo ukiri umurobyi w'amafi, kugize umurobyi w'abantu. Nutera amakurasi bazaza, nubwiriza bazaza, niwasamura akama bazaza, ariko iby'amafi ugira ute? Yesu ati ntabwo tunegosiyana uko bitegetse. Hari ibyo Yesu atirirwa negosiyana nabyo. Ni ukuri kw'Imana ahenshi Yesu akoresha itegeko. Petero aramukurikira. Niba muntu washatse gusubira inyuma kenshi ariko agahura n'imbago zitamwemera gusubira kuroba, kuko n'ibimenyetso ibyo yarobeshaga yarabitwaye. Abonye byanze aravuga ati nta kundi twemera uko Yesu atuyoboye. Ngo baragenda nihuse. Yesu ngo ari hafi gutanga cyangwa gupfa, ngo Bibiliya avuga ngo iby'urupfu rwe. Arangije arabicaza ababaza ijambo rikomeye. Arabaza ngo murankunda? Murankunda? Petero ati mukenze niba ari Yohana ukwanga, njyewe ndagukunda. Ati kenze niba ari Yakobo, ariko njyewe urabizi tuba turi kumwe. Yesu ati nsubiremo, murankunda? Bati si ubu twaba twarataye imiryango tukwanga? Yesu ati oya, murankunda? Ati si urabona tutarahombye kubera kugukurikira? Yesu ati si ibyo mbaza, murankunda? Murankunda mwabagabo, mwababyeyi mwe, murankunda? Bati n'ikimenyimenyi tumaze yitatu. Harabwa ati si cyo kibazo, murankunda? Yego. Bati oya, na nimugoroba
inkoko itarabika kangahe ndamenya ko unkunda. Abankunda tuzamuka mu musozi tujye gusenga ngo bahinguke i Getsemani mu gashamba ngo barasenga. Mu kanya umwe ati ndinaniriwe. Yesu ati mwabanye nanjye maso agahe gato kuhiga ubugingo bwanjye hariho ubwanyu kandi umpiga ari hafi. Petero abayumvishe mu mpiga ni weho bari guhiga. Abaravuga ati ubwo ari wowe Imana ishimwe, ni wowe nkaba njingikanuye. Arangije abwira bagenzi bati mube mukanuye ndaje njyewe ngiye gusinzira kuko ndamenye uwo bahiga. Yesu barasenga asanga basinzira ati mwakanguka mukabana amaso nanjye. Bati turi maso. Ko ari wowe bo bahiga ni twebwe. Arangije Yesu ni umuhanga aririraho, arira abagome bataraza, arira ibikomeye bitaraza. Bura niba hari ikosa abarokore dukora ni ugusengana ibibazo, gusengera mu bibazo tubyicayemo. Ntabwo umuntu uri mu bibazo asenga. Yego nta muntu uri mu bibazo usenga. Gusa wariheraye. Isengesho rigizwe n'ibice bitatu, sibyo? Icya mbere ni ugushima, yego Mwami Yesu. Icya kabiri ni ukwicuza. Icya gatatu si ugusaba. Iyo uri mu bibazo uhera mu gusaba, uraricurika. Hari n'ugerayo akayibwira ati ndi kanaka gusa ikinzanye urakireba. Warakerewe ariko ndakubabariye ntabara. Mwumva uwo muntu arugarijwe. Iryo ntabwo ryumvikana. Ntabwo Yesu aterwa ubwoba n'ibibazo byacu. Ibyo yahuye nabyo biraruta ibyawe. Yesu ikintu gitumaza ni ukumutereta. Uraza ukamubwira uti nubwo nanutse nagataye wampaye ushimwe kuko ntarwaye. Akavuga ati uyu muntu nubwo naburaye ndabizi ko yiyubuje usana byinshi. Numvishe agatangira kureba ati uyu muntu ushima nta kantu wamukubita akantu yabyinira hehe. Ntabwo Yesu wamutera ubwoba kubw'ibibazo ufite. Ibyo ntabwo bireba. Akunda umuntu ushima. Yesu turagushimye, twahuye n'ibibazo ariko ntitwahitanwa nabyo. Yego aho ngo atangira kuza gake gake akakwitegereza. Ubundi ngo iyo ushimye ahitaza agahagarara agatega amatwi ngo kuko amashimwe yacu niyo amutera umunezero. Aza akanezererwa hejuru atongera uti rero ni ukuri reba ibimodoka twirirwa tunyuramo. Uzi ko nasanze impanuka hano hepfo nari mpanyuze. Ushimwe kuko wambereye maso. Ngo ahita ahindukira. Urumva noneho mu kanya ugahita umubwira uti nubwo njyewe wamfashije ntabwo nakubereye inyangamugayo. Ndi umunyamafuti no kukureba mu maso byananiye. Yesu ati ntacyo ubwo wahageze. Hamwe utuza amafuti yanjye ni menshi. Usibye imbabazi za Dawidi ngo niwe wabishoboraga. Akamubwira ati ko wavuze ko zihoraho iteka nkaba nakoze utw'iminota 30 tubaransinge kuri wa munzani. Ngo agahita awuterura ati nguyu munzani ngaho shiraho ibyaha byanjye. Ngo yakubitaho imbabazi zigahita zitunaga hejuru. Ngaho mva imbere ntuzongere. Naho Dawidi ati dushime Uwiteka uko imbabazi ze zihoraho iteka. Imana ishimwe. Warangiza kamubwira uti ntabwo ndava imbere y'umubyeyi cyavuze. Nubwo gutyo twari tuvuze ariko mu rugo dufite ikibazo cy'akamenerivare. Urumva Yesu ati umuntu washoboye gushima ikiro cy'ibirayi. Muba njye navutse turi benshi iwacu turi 10
ninjye mukuru. Iyo washakaga kurya ukarenza abandi, iwacu barateka za Musanze haba uturayi, urumva, ariko kubera amaboko menshi ntawe urabyumva. Iyo utabaga wakoresheje tekinike yo kuzimya agatadowa ugahuha ukoremo, washimaga umubyeyi, mama murakoze guteka Imana ibahe umugisha, agahita avuga ati n'utwari dusigayemo ngwino turye, ugahita uvuga uti tekinike ni sawa, ukaba uratumanukanye. Iyo ushima urya n'ibyo batazi gushima. Abanyumvishe haleluya. Iyo uzi gushima amaboko y'Imana kwerekeraho, Imana ishimwe. Haleluya. Iyo uri mu bibazo umenya gusenga, usenga utongana, senga ukambije impanga kandi Imana ntibayikambyaho impanga. Niyo mpamvu Bibiliya idutegeka gusenga ubudasiba. Twariye usenge, tutariye usenge. Niba hari ikintu gishobora kubika iki gihe kirekire ni amasengesho. Uku tubika amafaranga mu mabanki n'amasengesho arabikika. Haleluya. Bibiliya ngo mwivomerera amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa. Ni amasengesho dusenga none, ariko Imana ikazayadufashisha mu gihe kizaza tutagishoboye kuvuga. Abantu turi hano tuvuge ngo amina. Dukeneye amasengesho dusenga nayo tubitsa. Ubusuzi muri covid twasengeye, muri guma mu rugo, umuntu yafashijwe nayo yasenze mbere. Haleluya. Ni hehe wari kujya no kujya ku muturanyi bitemewe? Nihe Imana yashatse kudukosora, tujya dusenga amasengesho tunabitse. Haleluya. Kandi ayayo ntawe yiba, nta mujura amasengesho agira, aririnda. Haleluya. Nta biba amasengesho, nta wavuga ngo wayabitse. Ni ukuri amasengesho arabikika, kandi ngo niyo ya mbere yiruka akagera aho tudashoboye kugera. Ntabwo amasengesho akenera pasiporo, nta viza, ngo agera naho indege zitagera. Ngo niyo ya mbere yihuta ngo gahita agera ku Mana. Ngo buriya akababwira, ntabwo wapfa kugera ku Mana utabanje ku bipangu byinshi. Nta bwenge yageze kuri porutayi ngo bamubaza inzandiko arazibura asubirayo, ariko amasengesho iyo ahageze nta nubwo yisobanura, ntabwo bayabaza inzandiko, aragenda ngo agahita ahinguka akagera ku muryango w'Imana, ngo agakomanga, ngo akagera aho Imana iri, akavuga tumva barantumye ngo. Haleluya. Ntawayabaza ngo ntayande, kuko amasengesho azi gutandukanya Imana n'ibizima, azi gutandukanya Imana n'abakuru, azi gutandukanya Imana n'abamarayika. Tuvuge ngo amina cyane. Azima kandi cyiza cyane, ntushobora no kumenya aho yanyuze, kuko ntiwayasenga ngo ujye kuvuga ngo nasenze. Aragenda akagera yakamanuka. Mana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Tujye dusenga nta bibazo, nta usengera mu bibazo. Intumwa zireka Yesu, arazibwira ati nyamara mubane maso nanjye. Ati ba maso wenyine. Ngo abiri byuya bivanze n'amaraso. Abahanga bavuga ko yarwaye hypertension kubera amayerekwa y'ibyo agiye kubona agiye gucamo. Ngo marayika araza ngo amuhe imbaraga. Babandi bisinziriye izaba zisubizayo. Bakira aho bakimanuka babona amatoroshi, bavuga bati ibirenge byabo ngibi. Ngo batangira kujya inyuma ya Yesu, na Yuda wagambanye ajya inyuma ye.
mwari amasengesho yaraye arimo. Yuda yari mu masengesho. Yuda yari mu masengesho. Abakore nibyo twayobewe. Yuda nawe afata y'itatu. Yuda nawe afata y'ibiri. Ni ukuri kw'Imana. Arayafata. Arangije we ngusiri yararize nawe ajya inyuma ye. Yesu ngo ahageze baramubwira ngo Yesu nubuhe muri bo. Yesu ati ninjye, ngo bakikubita hasi akabegura. Yuda asaba abantu naririye amafaranga ko nzi ko batashobora Yesu. Ati Yesu muri mwe nuguha, ati ninjye, ngo bakikubita hasi. Yesu akegura. Arangije ngo arabihorera. Ngo bararanganya amaso ngo bicira Yuda ijisho bati mutwereke. Ati ubundi busome. Yesu atize imbabazi zo kunsoma biturutse mu gashyamba. Abaraje ngo ashaka gusoma nde. Yesu aturansoma twahoranye mwe. Yesu ati sohoza ibyanditse. Ngo abahungu ngo bafata Yesu batangira kumukubita. Intumwa zarirutse zibonye inkoni iraho. Zarirutse kubera inkoni. Ziriruka zibangira amaguru ingata. Hasigara Petero umwe warahiye. Bakubita Yesu, Petero arasigara. Arangije ati cyakora bakomeje kumukubita ngo cyavagaze n'abankoze rero ngo abakuyemo inkota. Ubundi abahanga bavuga ko yashaka gukata uriya muntu mw'ibice bibiri. Agira ubwoba. Ageze utya ugutwi baraguhungura kugwa hasi. Petero ati hagira unduza. Yesu ati have. Nuko mbese ngo atora ugutwi arongera arakumadika. Petero ati niba utangiye kumadika amatwi y'abantu ndi guca igwarize. Yesu ati intambara ntabwo ari izo. Intambara turwana si iz'amagambo. Nta nubwo turwana iz'amakofe. Nta nubwo ari iz'inkota. Iyo aba ari inkota mba nahamagaye abakerubi ntubarusha gutema. Intambara turwana n'iy'umwuka wera. Haleluya. Ntabwo bisaba ngo umuntu akuvuge nawe umuvuge. Arakuvuga ugasenga. Ntabwo umuntu wagututse nawe umutuka. Utora ugutwi ukakumadika. Izo ntambara Yesu yadutumye kurwana ni intambara zo gusenga. Amen. Amen. Intambara yo gusenga niyo ntambara Yesu yadutumye kurwana. Arangije umuhungu ati bagukubite bayigiye. Yesu baramukubita. Bamugeza aho bagomba kumucira urubanza. Uyu mugabo Petero bimwanga mu nda ati se ningenda ngahinguka kumwe n'abayohana baratekereza iki. Ngo aramukurikira. Yicara ku ntebe y'imbere. Umuntu aramwitegereza ati ko muri gukubita umuntu umwe ari babiri. Petero ati nindumvuze. Abarunamye ati ko muri gukubita umwe nabonye undi. Petero ati ubwo mutangiye kanimukire ku ya kabiri. Abarimutse ati hano mwaba bantu nahabonye mugenzi we. Ati azura Lazaro bari kumwe. Akiza umukobwa yari bari kumwe. Bagabura imitsima bari kumwe. Yego uyu mugabo Petero ati sinzi icyo munshaka naje gusungera nk'abandi. Uyu mugabo ntabwo tuziranye. Yimukira ku ntebe y'inyuma. Yego umuja amuturuka inyuma ati we ati mu izina rya Yesu. Ati umuvuze ute? Arangije ati rirancitse. Yego ati ndivuze ntabiteguye mu izina akantu kanyibukije igihe nari mvuye kubwiriza kera ahantu hitwa mu Bushagara hasi ya Burari kuri Buraseri. Abantu abasilamu baranserereza ngo uyu ni pasiteri. Ngo bambwire ngo ndi umuhakanyi w'idini. Abwira ni nyamara Yesu namuhamagara
turakomeza tugera ahantu bita ku musaraba, baranserereza tugera hepfo, ndavana ubundi Yesu wankangiye waje ukankangira abo bantu koko. Turagenda natahagira ubavu mu mujyi hariya kuri ADPR, ndagenda tuhageze hari igiterane ahitwa kuri Betifage, ndavuga nikajye mu giterane kwa Steri rankomezanya ngo tugeze muri gare, tugeze kuri Titisi hari ikamyo yari iturutse imbere iva Petite Barriere iri kwirukanka cyane, noneho ivatiri yizi inyuma ihita igidepasa, ya pasiteri turimo ibona iragongana n'ivatiri ihita yurira borudire ngo igwe mu kigo cy'amashuri. Ngiye kumva numva bose ngo Yesu we muceceke ntimuhave, Yesu muramuzi mumuvuze mute ko yari uwanjye njyenyine hano, uyu Yesu mumuvuze mute? Ndavuga ni muceceke ko numvaga nta bwoba mfite, ndabaza nimumukuye ati ya mu bibazo bije araboneka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Yesu ntagaragarira mu majipe meza, iyo bari mu majipe baramwihakana, ariko mu bibazo bazi ko ari urwana gatsinda, n'abadayimoni baramuzi. Haleluya. Ndababwira ntaha muramwemera ntimumwemera, bati turamwemera, ntimuhagarare niviremo nigendere. Ariko menya ko burya afite abafana benshi ababicecekeye. Petero abarirutse, yirutse ageze imbere inkoko irabika kangahe ngo aba acuritse umutwe ati ndamwihakanye, asubirayo aramureba mu maso. Yesu ati ndakubabariye nari mbizi, atari ko nshingiye ko byibura ari wowe muntu wagwanije mu ntumwa zose niwe uri hano. Haleluya. Muri korari yose niwe uri hano, mu bavuga butumwa bose niwe uri hano, ntiwabuze guhura n'ibiguca intege ariko uri hano. Haleluya. Warababaye ariko uri hano, warahirimye uhirimira imbere yanjye, ariko ngo Yesu yari afite abantu bamukunda ariko batabivuga. Ubundi kuvuga Yesu cyane ntabwo ari byo bigaragaza ko mukunda, ahubwo Yesu bamukundira mu mutima. Haleluya. Umutima uramukunda. Ngo hari abagabo babiri n'umugore umwe, ngo yigishaga nijoro. Hari umugabo umwe w'umukire, hakaba undi mugabo ngo wakoraga muri guverinoma witwaga Nikodemu na Yosefu w'umwari Mataya, ngo n'umugore yigeze akiza bagiye kumutera amabuye, ngo amuha amafaranga yagurishaga amavuta. Arangije ngo Yesu bamaze kumubamba umwuka ushizemo, Satani n'abadayimoni bahita ko bakora fete, baravuga bati mumwaze intumwa, mumwaze abaririmbyi, mumwaze abavuga butumwa, mumwaze abanyamasengesho, uwabiringiraga turamurangije. Yesu ngo ari ku musaraba, ngo habika abagabo babiri babanye nabo, ngo barazamuka, umwe aravuga ngo nta mpamvu yo kugira ngo intumbi ya Yesu inkongoro n'ibisiga biyirire ku musaraba, ngiye kwigaragaza uwo ndiwe mu maso ye. Haleluya. Njyewe ndahagurutse ntabo ndagiye, bataje ndagiye. Aragenda kwa Pilato, aravuga ati yapfuye ariko nshaka intumbi. Ngo Pilato ategeka ko bayimuha, bakiyimanura haza undi uzanye umwenda w'igitare mwiza witwa Nikodemu, araza ati muyambure utwo tubinda bagiye bacagagura mu mwambikiye ikanzu. Baravuga bati siko mujyanye intumbi, ngo baravuga bati mari dufite nitwe tuyizi. Tera haleluya. Imari yacu turayizi, ntimumurebe muca, yapfuye kandi ni muzima.
baravuga bati ntimumwitiranye n'abantu yitwa ushoboye bose. Ngo bakiri aho babona umugore n'agatambaro azanye ibihumura neza. Ngo baragenda bamurakana mumva barambikamo. Yesu arangije ati mbakuriye isariyuti. Haleluya, haleluya, haleluya. N'abantu mwe mbakuriye isariyuti. Ngo asange kuzimu hariyo fete. Abadayimoni na satani bateranye. Umwe ati twamurangije, undi ati twamurangije. Ngo bagiye kubona babona Yesu ahagaze ku meza bari kuriraho. Baravuga bati karabaye. Muzi ikintu cya mbere abadayimoni bakoze? Bahise ngo bapfe. Babwira satani bati dukurikije ibyo tumukoreye haraheje akabageza urusigaye rwirwanira. Ni wowe muhanganye. Yesu ngo ntiyigeze akora ku badayimoni, bahise bavuye. Ni ukuri kw'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo aragenda afata satani aho yarari, ngo yari yicaye ku gitabo ababwira ati mwakoze sha isi ndayigaruriye, nta muntu uzongera kutagendera ku mategeko yanjye. Yesu ngo amufata nkaho, ngo aramuzamura aramubwira ngo ibyaha nta bushobozi ubifiteho mu isi. Aramuzamura aramubwira ati isi ni iyanjye n'ibiyuzuye. Ngo amukozaho aramubwira ngo n'ibumoso ntuhari. Aramugarura aramubwira ngo n'iburyo ntuhari. Uzasenga aturutse ibumoso nzamwumva, uzasenga aturutse iburyo nzamwumva, uzasenga aturutse hejuru nzamwumva, uzaza hasi nzamwumva. Wambuye ububasha ku bantu banjye. Kamutangariza iri jambo. Niba warutewe ubwoba n'abadayimoni, niba warutewe ubwoba na satani, bwira dayimoni ngo nta bubasha na buke ukidufiteho. Ngo amukubita hasi. Arangije aramubwira ati mba nziritse uyu muntu uvuga cyane, ariko kanzirika amaboko. Burya satani ngo naho yahumate ngo abazirikiye iyo ngiyo. Akantu keza Yesu yakoze, ngo yaragiye ngo muri gereza z'abera, abagereza ebyiri ngo zirebana. Yego Nyamutunzi na Lazaro ngo bararebanaga bavugana. Ngo baragiye ati muzi, ngo asanga Yohana nta gihanga afite. Aramubwira ati cyagiye ati Herode aherutse ku gice cyo buri. Yesu ngo ajya mu bubika mu hikindi. Ngo yaragiye ahita akimusubiza ati fata igihanga cyawe kandi unyure ku irembo rya Herode. Umubwira ngo impamvu Yesu ataje cyagiye kwari ukugira ngo akwemeze ko naho waba waragikuyeho utamara amapiyese mu ijoro. Dutere haleluya. Ntabwo amapiyese yashira. Ngo barayazanye nyura kwa Herode n'igihanga kiti mwambonye ati ko twagitaye iyo ugikuyeho ati wo mwishe mukamubamba, wo mwishe mukamubamba. Niwe ukoze ibi. Ngo azamura abera bose baragenda. Arongera ngo aragaruka nyuma y'iminsi 3. Yego ngo abasirikari ngo bari bagose imva, ngo bagiye kubabona babona marayika arahicaye, ngo akuraho igitare, ngo bahita bagwa hasi n'imbunda n'ingofero n'imyambaro. Abagore ngo bahagere ngo bagahura n'ingofero bati zini z'abasirikare bari barinze imva. Ngo bahageze basanga marayika arababwira ngo yemwe bagore ko mufite ubwoba. Aravuga bati tutabugira yemwe bati arababwira ngo muhumure, Yesu wanyu wa wundi uherutse gupfa bakamuhamba ntabwo akiri mu gituro, yazutse. Mugende mubibwire bene wanyu ko azababanziriza kujya Galilaya. Ngo barababwira bati nimwe mubibonye bwa mbere muceceke. Bati Yesu uburyo tumukunda ntabwo byadukundira. Ati mufate n'amafaranga basi. Bati muyaduhe kuko yazutse araza azana n'amafaranga. Haleluya. Arangije ngo barapakira. Ngo wagera hano umuntu ati mumpaka wagize niyambarire. Ati kutaguze musaza. Ati ntabwo ari byo baramuma wagize Yesu
ati nari ngiye kubivuga ariko ndabyihoreye. Ndati mwumva ikinono kirimo n'isombe. Ati siko twari duherutse ugira isombe gusa. Ati Yesu ye. Ati nari mbivuze ariko kabyihorera. Ibyo yakoze ntabwo bitwemerera guceceka. Yarazutse ni muzima. Yesu yarazutse. Tumukomere amashyi menshi cyane. Abishimwe ibyo yakoreye ababyeyi, ibyo yakoreye abagabo, ibyo yakoreye ku bana bacu ntabwo bitwemerera. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Mwamuke dusenge. Yaratumwakuye tumwana. Yadukuye imiryango itadukura. Yaratwemeye baratwanze. Baradutaye aradutoragura. Batuvuza nabi tuvuga neza. Badusize icyangiro aduha igikundiro. Batwifurije nabi atwifuriza neza. Twari kure aratuzana. Nta mpamvu yo guceceka. Ariko we ushingiye aho yagukuye ubu bakubwira ngo ntuvuge ko yazutse kubera iki se? Barakubaza bati kusigaye wambara neza uti because of God. Nukubera Imana. Ntabwo byadukundira. Ntabwo byakunda. We ko twari tuzi ko utazabyara byagenze buti Yesu yarazutse azamuzanye. Mureke tumuramburira amaboko. Dushime Yesu. Sabe mwene data yegera imbere aze adushimire uyu mugabo. Niyo tuzaririmba. Imana idukunda batwanze. Imana idukunda neza batuvuga nabi. Imana batutiga dutoragura. Niyo tuzaririmba. Imana iducungiye bw'uyu mujyi. Arakizana ngo bagise. Abagwe bo mu rusengero barasenga. Baravuga bataho gutakaza ibirayi. Abandi baravuga bati ma ni wowe wavuze intara. Ubundi ntabwo ukomeye ari uguha. Ukomeye ni uwabigushiriye mu mishinga. Ntitugashima ababishyize mu bikorwa. Ukomeye ni uwatekereje. Haleluya. Ukomeye ni uwashyize mu mishinga. Mana yavuze ubuyobozi. Nebukadinezari abushyira mu bikorwa. Ashaka kurya amashimwe y'Imana. Abahungu bati utarana kumenya Imana yavuze intama. Ntabwo
isezerano rya kera Yesu yari akiri mu mushinga wo kuza ku isi ntabwo yabiteganyaga yazaga mu bintu yarazaga mu bimenyetso gusa ngo inkingi y'igicu ariko ngo abahungu bavuze Gayi barafata amahekoro ari ubwo Yesu umunezeze ntiyirirwa ko ari inama ngo yake Odiya akisobanura asubiyeyo agiye kuvuga iyo yahoze aka kantu murakumviye hari igihe Yesu atabatatse Imana Odiya kubera impamvu y'uwo agiye gutabara atize gato bakijugunyamo ngo yahise amanuka n'ibizima bitazi aho yagiye nta kizima yigeze abwira ahagiye ngo yaraje abagera hati ndabemera ngo babafashe mu ntoki bahungu baje mwabonye Bibiliya ivuga ko ari bo babanje mu muriro ngo bakibazunguza ngo bagira ngo hagire uwisubiraho Yesu abo bageze hati ndahari
wajyanye